Muraho neza, ikaze kwiga Excel. Uyu munsi tugiye kureba uburyo pivot table idufasha gusesengura amakuru y'ubucuruzi muri Excel. Kenshi usanga amakuru y'ubucuruzi cyangwa y'ibintu bitandukanye mu ikoranabuhanga usanga bikwa mu buryo bw'imbonerahamwe, kubera ko imbonerahamwe ifite ukuntu itondekanya amakuru neza ku buryo ubasha gutahura isano amakuru afitanye byoroshye. Ibyo bigatuma ubasha gusobanukirwa ikijya mbere muri business yawe. Imbonerahamwe nk'uko murimo kwibona irimo amakuru ajyanye n'ubucuruzi bwakozwe mu gihe runaka. Ubucuruzi bw'ibicuruzwa bisanzwe bya boutique. Amakuru atondekanye mu nkingi, columns ndetse n'imitambiko, rows. Mu nkingi harimo amakuru ahuje ubwoko, niko twabivuga. Amatariki, branch, sales person, abacuruje nyine abasera, product n'ibindi. Noneho pivot table idufasha gushyira aya makuru mu matsinda kugira ngo turusheho kubona amakuru y'ingenzi dukeneye gukura muri dataset, kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza icyo aya makuru muri rusange arimo kutubwira. Dushobora kuvuga tuti turashaka kumenya amakuru y'ibyacurujwe tugendeye ku matariki. Hano dufite amakuru yabayeho inshuro zirenze imwe ku itariki imwe, nk'uko ku munsi ushobora kwakira abantu benshi baje kugura ibicuruzwa byawe. Cyangwa se turashaka kureba ibyacurujwe na buri muntu, sales person. Cyangwa se turebe ibyacurujwe kuri buri category. Ibicuruzwa byawe uburyo bikategorijwe, niba ari amafu, niba ari ibikoresho byo mu gikoni, ibintu nk'ibyo. Uburyo bwose waba wifuza kubonamo amakuru, pivot table ibiguha neza cyane. Reka tuyikoreshe turebe. Biroroshye. Ikintu cya mbere dukora ni uguhitamo select imbonerahamwe irimo amakuru yose. Twamara kuyitamo gutya, duhita tujya kuri tab ya insert, tugashaka command ya pivot table, hagahita hafunguka iyi dialog box. Iyi dialog box iduha andi mahitamo tugomba guhitamo. Hano kuri select arrange ni guhitamo imbonerahamwe tugiye gukorera pivot table, ariko twamaze kuyitamo nibyo twahereyeho. Niyo mpamvu muri uyu mwanya turimo kubonamo address z'imbonerahamwe twahisemo. Hanyuma hasi hano ni uguhitamo niba pivot table tuyishaka muri sheet turimo gukoreramo cyangwa niba tuyishaka mu yindi sheet. Reka turekeremo ko ijya mu yindi sheet, new sheet. Ako kanya duhita tujya kuri sheet yindi ihita ifunguka irimo imbata ya pivot table ndetse na pivot table fields, uturima twa pivot table. Ikiba gisigaye ni ukugenda dukurura amakuru tukayatera mu karima kabugenewe kugira ngo yipange cyangwa yishyire mu itsinda rikwiriye. Duhereye ku itsinda ry'amatariki, bivuze ko dushaka kureba imibare y'ibyacurujwe ku matariki. Turamutse dukiritse kuri date, amatariki mu buryo byikora, amakuru y'amatariki yijyana mu karima ka values. Kandi mu by'ukuri ntabwo ariho akwiriye kubajya. Niyo mpamvu mu mbonerahamwe hano ubona bidasobanutse. Ntabwo ariho akwiriye kujya kugira ngo ibyo dushaka kugeraho tubigereho. Ahubwo turayakurura gutya tuyajyane mu karima ka rows, kubera ko turashaka ko amatariki ajya mu rows, imitambiko. Hanyuma imibare y'ibyacurujwe bikaringanira mu rows amwe, mu columns atandukanye. Ahubwo dushobora guhita dufata products tukazibiba mu karima ka values. Nibwo values zita zijya iruhande rw'amatariki. Murabona ko iduhaye count of products, bivuze ngo ni umubare w'ubwoko bw'ama products yacurujwe. Bishobora kuba isabune, umunyu cyangwa isukari. Ntitubyitiranye n'ingano y'ibyacurujwe, kubera ko ushobora gucuruza isukari 10, amasabune 20, ariko tujuro aba ari igicuruzwa kimwe, aba ari ubwoko bw'igicuruzwa kimwe. Aha rero yatubwiye ubwoko bw'ibicuruzwa byacurujwe ya munsi. Nidukurura n'amakuru ya total sales tukayashyira mu karima ka values, harahita hano haza amafaranga izo product zaguzwe cyangwa se zagurishijweho. Ho biraza ari sum of total sales, ho biraza ari sum byiteranyije, ntago yabaze. Hano yabaze kuko yabaza amagambo. Hano irateranya kuko ni totals, ni values z'imibare y'amafaranga. Duhinduye product hano tugakuramo count, tugashyiramo sum, harazamo 0 kubera ko amagambo ntabwo yakwiteranya, ntabwo ateranya amagambo. Niyo mpamvu mu buryo byikora hahitazamo count. Dushobora rero gukorera iyi pivot table copy tugashyiramo andi makuru. Reka tuzane sales person noneho tubashyire mu karima ka rows. Tuzane quantity sold, ingano y'ibyacurujwe, count product na total sales.
Urabona ko bihita bigenda byikora gutyo. Ni ukuvuga ngo uburyo ushaka gukategoriza cyangwa se itsinda ry'amakuru ushaka gukura muri iriya mbonerahamwe pivot table ibigufashamo gutya neza. Urabona ko hano twakoze n'amatsinda y'ibicuruzwa ndetse n'amabranch. Biroroshye. Ikindi kintu nabereka kuri iyi pivot table ni uburyo bundi ushobora gushyira ibyo nise amatsinda y'amakuru abiri noneho mu mbonerahamwe imwe. Urugero, reka dukore indi pivot table. Noneho dufate product tuzishyire muri columns aho kuba muri rows. Hanyuma dufate sales person abaribo dushyira muri rows. Icyo gihe bitwerekera rimwe imibare y'ibyacurujwe kuri buri muntu ndetse na product bacuruje. Byose bitandukanye ariko biri mu mbonerahamwe imwe. Bigatuma tubibonera mu mbonerahamwe imwe iboneye kandi yoroheje. Muri make murabona ko pivot table ikora akazi keza kandi gahambaye mu bijyanye no gusesengura amakuru y'ibikorwa by'ubucuruzi. Uyu munsi tugarukiye ahangaha, naho ubutaha nizere ko hari icyo mwungukiyemo.